Twongeye rero kubashimira no kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, nshuti bakunzi ba Tuzubake TV ndetse na Cyiza Claude TV. Nk'uko mubibona rero imbere y'iyi kamera ya Cyiza Claude TV ndetse na Tuzubake TV hari umuryango ushima Imana, n'umuryango ushima Imana pe. N'umuryango n'ubundi wa Cyiza Claude ndetse na Claudine bakunda kwita Mama Jamila. Claude, reka tubanze tubahe ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane kandi abashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mukomere cyane. Mama Jamila, nawe tuguha ikaze. Murakoze cyane, Imana biduhana umugisha. Hanyuma twongera kwibutsa abantu batarakora subscribe kuri Cyiza Claude TV ndetse n'abatarakora subscribe kuri Tuzubake TV ko akangaka ariko kanya ko gukora subscribe ndetse ukajya uduhana comment ku biganiro byacu bya buri munsi, kuko comment ziradufasha kugira ngo tumenye ibyo tuba tugomba kongera mu biganiro byacu ndetse tumenye n'icyo tuba tugomba no guhindura. Hanyuma rero nk'uko nari mbibabwiye, uyu ni umuryango ushima Imana, ni umuryango Imana yakuye ahantu nakita ngo irodebari cyangwa se ahantu habi cyane. Hanyuma Claude, hari ku itariki 19 hakaba hari no kuwa gatanu ubwo mwabatirizwaga mu bangirikani. Uriya munsi wari umunsi umeze ute kuri wowe n'umuryango wawe? Murakoze cyane, ari umunsi mwiza cyane udasanzwe. Numva ko twateye intambwe ishimishije kandi cyari kimitse cyo guhamya ko twakiriye Yesu Kristo umukiza wacu. Rero byari ibintu byiza, byari byiza ku bindi ko navuga, kuko byanga byakunda umuntu avutse bundi bushya aranezerwa. Ibyakira biba bishize, no kuvuga ngo byakira byashize umuntu turi mu bishyashya, turi mu bwiza bindi bishyashya. Mama Jamila, wowe uriya munsi wari umwihariko ku giti cyawe mu ruhe rwego cyangwa se wowe wakiriye ute? Uriya munsi nawakiriye neza, numvaga nahindutse, numvaga nageze mu yindi si nshya, kuko igihe bwanjye naranezerewe. Buriya nanjye uriya munsi warantunguye, ni nk'ibintu Imana yikoreye. Ariko uriya munsi ntabwo nigeze nkugira mu buzima bwanjye, habe mu rugo rwanjye, ntabwo nigeze nkugira. Ariko waranejeje uriya munsi, niyo nicaye nkabitekereza ndaseka aho mba nicaye. Ni ukuri wari umunsi mwiza ntazibagirwa mu buzima. Uriya munsi mukuru ntabwo nzabibagirwa mu buzima bwanjye. Naranezerewe cyane kandi mwarabibonye nuko nanezerewe. Hanyuma nanjye ndi umutangabuhamya kuri uriya munsi, nanjye nari mpibereye na kamera zacu. Gusa ikintu cyagaragaye mu gihe mwabatizwaga, hari ukuntu byagiye bigaragara ko hari uburyo bubayeho bwo gufashwa ukabona umuntu yuzuye imbaraga, ukabona yuzuye umwuka. Claude, ku bantu bagiye bareba ibiganiro, harimo wenda abantu bagitekereza sinzi niba navuga ngo ku ruhande rutari rwiza, bakivuga ngo wenda ngo ni filime ngo muba mukina, ngo wenda ngo ntago byari byo. Abo bantu niki kuri ubu ngubu ushobora kubabwira, cyane cyane kuri uyu munsi ndetse no ku Mana wamenye? Murakoze cyane. Ibyo nababwiye ntabwo mfite umwanya wo kubataho ngo basubize, kuko mu gihe tukiri mu isi tuzaba n'ibisitaza byinshi, tuzaba n'ibinaniza byinshi. Si ukubasubiza Claude, ni ukubibutsa Imana wamenye. Imana amenye rero irahambaye. Ibi byose nyine ntacyo nabona narenzaho, bazavuga ntabwo bazereka kuvuga, ariko ngiye hari Imana nzeho yankuye, Imana yanjye itari yawe, itari ya Mama Jamila cyangwa iyundi. Buri wese afite ukuntu ibona yihurira n'Imana ku giti cyiwe, kandi kamukura aho yankuye ndahazi, niyo gushimwa, muranyishimira. Rero kuvuga ngo abantu bavuze ibingi bazavuga, n'ubu ntabwo barabyemera ko twabatijwe, ko twahindutse, ntabwo bazabyemera. Ariko sinyine kwemeza abantu, ntabwo byakunda. Ngiye nzakora ibyo nshinzwe gukora, kandi byangombwa umuhamagaro nahamagariwe ngomba kuwukora, nkakorera Imana, haba mu buryo bw'ubutumwa, haba mu buryo bwo gutanga ubuhamya, haba mu buryo bwo kumurikira muri korali. Ndumva nta kindi kintu narenza ku byo bavuga. Ibyo ni ibyabo, ntago bizabura mu rugendo. Hanyuma Mama Jamila, nyuma y'uriya munsi, nyuma yo kubatizwa, ubu ngubu ni iyihe shusho waduha y'imibanire ubu ngubu
mu rugo rwanyu, ikintu kigaragara cyangwa gifatika cyahindutse kubera wenda kubatizwa cyangwa se kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? murakoze cyane. Mu by'ukuri hari nk'umuntu buriya iyo yakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza haba hari ikintu cyahindutse. Mu by'ukuri ukizwa kamere, ugakizwa ingeso, ugakizwa mu mivugire se amagambo atubaka, cyangwa se n'uwo mwe mubanye nabi icyo gihe, kuko uba wumva wahinduye kamere byanga bikunde mubana neza. Mu by'ukuri giye kuvana najya muri ariya mazi, mu rugo rwanjye hari ikintu cyahinditsemo na kinini rwose. Si ukuvuga ko n'ubundi wa mugani ntazibana zidakomanya amahembe. Mu by'ukuri nubwo hazamo ibisitaza byinshi umuntu akaba yagirana n'ikibazo n'umugabo cyangwa na Claude akaba yagirana ikibazo nanjye, ariko simvuze ngo ubu birarangiye, kuko na Satani nawe ahora arekereje gusenyera abantu. Ntabwo aba ashaka abantu ngo babane neza mu mahoro, ntabwo aba abishaka. Ariko jyewe muri kamere yanjye, ni ukuvuga ngo kamere nari mfite se, ingeso se nari mfite se, amagambo mabi se nari mfite se, ubundi amagambo mabi atubaka, ubu mu buzima bwanjye narasezereye. Ikindi kamere nari mfite zaragiye, simvuga ngo zaragabanutse kuko numva zaragiye, numva narabaye mushya, nabaye mushya, numva nta n'ikintu none ubu ngubu kincira urubanza muri jyewe. Nabaye mushya, n'urukundo rwariyongereye, kuvuga ngo rwabaga ari urukundo rwiyongereye. Ni uruhe? Ni urukundo ukunda umugabo wawe? Ni urukundo ukunda abantu muri rusange? Ni urukundo rumeze gute? ni urukundo nkunda umugabo wanjye, rwariyongereye. Mba rwari nk'inusu rwabaye nk'ibiro 2, rwariyongereye rwose. Mu by'ukuri mbega kwakira agakiza ni byiza. Ariya mazi ni ukuvuga nayagezemo ubwanjye, mpita numva ibintu byose bibi bimvuye ku mutima, narabijugunye, narabikarabye mbigirana, bisizeyo. Mbega noze umwanda wari wose, ari uwo mfite ku mutima, uwo mfite mu maso, ahantu hose narahanaguye. Rero jyewe ubu nibane n'umugabo wanjye neza mu mahoro, nta kibazo. Ubu twibereye muri Yesu, nta n'ikindi tuvuga iwacu gihari, ni Yesu. No mu bana kandi nuko, no mu bana urabona ko hari ikintu cyahindutse. Abana nta kibazo nabo bafite. Ndibuka umunsi w'umubatizo nk'uko nakomeje kuvuga ko nanjye nari mpibereye. Pastor Antoine yarababwiye ngo ariya mazi impamvu muyajyamo mukongera mukayavanwamo, ati ni ikimenyetso cyo guhambanwa na Kristo ndetse ukazukanwa nawe. Claude, nyuma y'uko uhambanwe na Kristo ukazukana nawe, ubu ngubu uru ruhe rugero ku nshuti mwahoranye, ku bavandimwe, ku baturanyi, wowe uru ruhe rugero, cyangwa se we n'umuryango wawe? Urakoze cyane. Urumva iyo umuntu akijijwe n'undi akijijwe baba batandukanye. Ndi inyenyeri, ndi umunyenyeri imurikira rubanda, ariko navuga ndi umucyo. Rero izo mbaraga nahawe cyangwa se ako gakiza nahawe ku buntu ntabwo nagapfusha ubusa, kuko hari uwatanze amaraso yiwe, hari uwamennye amaraso ye ku musaraba kugira ngo twabarirwe ibyaha byacu, kugira ngo ibicumuro byose, kugira ngo tumwizere, kuko bavuga ngo ni ingenzi ari kuri n'ubugingo, unaho ujya kwa data atanyuzeho. Kuba kwizera Yesu Kristo n'umukiza, rero iyo mwizeye iyo mwizeye ukamwemera nk'umwami n'umukiza, byose ni ukuri birakemuka. Kandi nzi ko byanga byakunda hari igihinduka muri wowe. Rero byarahindutse byinshi, kuko abantu banziye, inshuti zanjye barumirwa aho ntuye, iyo ngi Nyamirambo, aho nahoze muri Rodobari, mu byo byaha nabagamo, iyo bambonye bati ni ukuri uriya muntu yakiriye Yesu n'umukiza. Nshimye Imana rero ko yaduhindurira amazina aho nyuze hose. Ndi umupapa, ndi umusore. Mu gihe nanyuraga hanze ugasanga baravuze induru ati uriya muntu ni ikivumwe, uriya muntu ni igiki. Ariko hari ni ibitangaza by'Imana. Ntumya ko nanjye si imbaraga zanjye, numva ko mbese ni imbaraga z'Imana, kuko ntabwo byoroshye. Twawe n'ibizazane, batwisa abesikoro, batwita abajura, ko turabeshya, baduhaye amafaranga, ni byinshi cyane byagiye bivugwa. Ariko nshimye Imana yuko yahabaye kandi ikabana natwe, tukiri kumwe kandi bizagenda neza. Rero ubu ngubu twafashe imbaraga, tugira inama urubyiruko abishaka ko tubagira inama, tubasengere,
tukaniza ababyeyi bagenzi bacu uko baganira n'abana babo, uko babegera urubyiruko, uko twasenga. Mbese nkeka ko impamvu Imana yabikoze hari icyo yigamije ko twakora, kandi nishimira Imana ko hari benshi bagiye bakizwa ku bwacu, nuko bataza imbere akamenya ko twarakishijwe. Hari benshi bagiye bakizwa, nka muhungu uramuzi Sharuma ufite umudamu n'abana, nayo yabaga Dobari yambara amakanzu, afite umugore nuko atakoze mariage, ariko urumva ko hari intambwe yateye. Hari benshi bagiye bakizwa bamenya Yesu. Tukiri aho ngaho, reka twibutse abakunzi ba Tuzubake TV ndetse na Cyiza Claude TV ko uwo ngo Sharuma nawe tuzamusura vuba aha ngaha muzamubona. Yego, kandi ni ukuri Imana irahabaye nayo iramurwanirira. Rero ntabwo hari navuga ko ari nk'ikintu Imana yakoze kugira ngo yigaragaze ko ari Imana, kandi nawe nyukomera ko Imana ukuri isuku nari imeze mbere. Iyo mbonye kubona na kera uko nari imeze, ku bantu banzi harimo diferansi, harimo ubwiza bw'Imana, harimo gusa neza ku Mana, harimo amahoro mu mutima afite, ndanezerewe. Nukuri nta mafaranga afite, ariko mfite Yesu, numva nkomeye, mfite amasezerano, mfite ibintu byinshi Imana yagiye imvugaho, kandi bizana bisohora. Uko iminsi igenda ishira, ngenda njya mu bintu byiza muzamenyera mubibona, kandi ko Imana igenda ihindura ibintu byinshi cyane. Amen. Mama Jamila, Yesu ashimwe cyane. So ahimbazwe. Mama Jamila, nyuma yo kumara kubatizwa ukajya mu mazi menshi, ese ni ikihe kindi cyangwa se ni iyihe mirimo mubona mushobora guteganya kuba mwakora no mu itorero kugira ngo murusheho kwiyegereza Imana ndetse no kwiyegereza itorero cyangwa se iteraniro? Yakoze cyane. Mu by'ukuri aho mariye kubatizwa ndumva nakora umurimo w'Imana, nkakorera Imana. Mu by'ukuri mu itorero habamo imirimo myinshi, umuntu ashobora kwegera nk'abapasitoro cyangwa se abayobozi b'amadini batandukanye, b'idini batandukanye. Umuntu akaba yabaka umurimo w'itorero, ukaba se wakora amasuku mu rusengero, ukaba waririmba muri korali, ukajya uririmbira Imana. Kuririmbira Imana nabyo ni byiza cyane, buranda nabikunda, nkunda korali. Mu by'ukuri imirimo mu matorero ni menshi, ukajya cyangwa se nkajya nkora n'amasuku kuri aritari. Ibintu bigenewe itorero ni byinshi cyane, ariko mu by'ukuri ubu ngewe n'ubwanjye rwose mfite umuhigo wo kujya nkorera itorero, nkaremba mu makorali. Umurimo wabonetse runaka ku rusengero nkumva nkazajya njyayo, mbega nkaboneka ku rusengero kenshi, kuko buriya iyo ukoreye Imana, ukaririmbira Imana, ugakora ibindi mirimo ijyanye no gusenga, mu masengesho nkajya njyayo y'ababyeyi. Iwacu hariya habamo, baranatubwiye ati habamo n'amagurupe hano, ukajya muri Mothers Union, Papa Jamila nawe akajya muri Fathers Union, ku buryo aba umunyetorero, noneho akagira ishyikizo, umuntu akagira aho abarizwa nyirizina, ku buryo uba umunyetorero. Nukuri icyo kintu ni cyiza, kandi nicyo turateganya kubijyamo. Reka rero dukomeze n'ikiganiro cyacu. Hanyuma wowe Papa Jamila cyangwa se Cyiza Claude, wowe nk'umurimo w'Imana wumva ushobora kuzakora mu itorero, ukavuga ati uyu murimo ngiye kuzawukora, kandi ninkora neza ni umwe mu mirimo izamperekeza, n'uwe? Murakoze cyane. Ngewe rero ubu ngubu na Yesu wanjye, Yesu ni inshuti yanjye, tutuganyira, namusezeraniye ko nimara mbese kumwakira neza, nkamwemera nshidikanya, nzaba umukozi we, nzaba umukozi w'Imana, nzagenda nkubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Mfite n'ubuhamya, mfite Imana yankuye, mbereka ibibi byo kwa Satani, mbese mbanga Satani sinyamene, nzi uburyo ategamo, nzi uburyo yashuka abantu. Nzatanga ubuhamya, nzabwiriza urubyiruko, mbese mfite akazi kenshi mu itorero nzakora, kandi nkakorera Imana. Rero mba nzabumvuga butumwa, kandi bikagenda neza, kuko sijye bihamagaye, n'Imana yampamagaye. Ngomba gukorera Imana, imirimo myiza nzakorera mu isi ikazamperekeza. Ngomba gutanga umusanzu wanjye nanjye, haba mu byo kuvuga ubutumwa, haba mu byo gutanga ubuhamya, haba gukora muri korali. Dore ko Satani yankoresha ibintu byinshi cyane, nanjye mu Mana nzakora byinshi cyane, kugira ngo nibuze nanjye maremo 1/10 niko navuga, ariko nzi ko bizagenda neza. Rero nzakora byose ntashubije inyuma. Ikintu kitwa ko ari Imana nzabikora. Ubwo mbese igiye kuri ngewe, mbwira n'abantu babaye ngo za filime twakinaga, ntago nzajya kuzikina, nabihagaritse. Yego. Hanyuma ubundi Mama Jamila, ubundi akenshi urubyiruko rwinshi cyangwa se abana benshi akenshi bakorera mu matorero, baririmba no muri korali, muri ari amashuri y'icyumweru. Ubundi ntago mwigeze muririmba muri korali? Reka mere kuri wowe.
Jewe ntago nigeze ndirimba muri korali uko nabyirutse nibona gutyo kubera ko jewe nabyirutse ndi imfubyi yibereye aho ngaho. Imirimo myinshi nageraga mu rugo ntabwo yigeraga ituma njya mu rubyiruko runaka. Njyewe ubu ngubu ntangiye kumenya iby'idini gutya by'Imana, niho nangiye kwiruka mu bintu nibwo mbonye umwanya ahubwo nubatse. Ariko mbere nkiri umukobwa nkiri urubyiruko sinabonaga umwanya kubera barumuna banjye nareraga. Nari mfite murumuna wanjye mama yasize yabyaye ahita asiga. Ubwo rero kare kahinja ninjye nakitagaho, ntabwo nabonaga umwanya wo kujya mu makorali cyangwa ngo njye mu rubyiruko runaka, ntabwo nabonaga umwanya. Ubu ngubu nibwo ntangiye kujya mbona umwanya wo kuba najya muri iyo korali, wanjye muri uwo murimo w'itorero nibwo nabijyamo. Undi ntabyo nigeze nkora nkiri urubyiruko. reka tuvuge ko ari Imana ishatse gukora ibintu byayo mu gihe cyayo. Papa Jimmy wemeze bitigeze urimba muri korali? Reka da, ni mu gicuku ntago nari nzi iby'Imana no kuvuga mu ruhame sinabishoboraga. Icyo nari nzi gukora cyo kuzana uburaya no gutukana no gushira isoni nkatuka abantu bakozi b'Imana. Mbese ni ibintu Imana yikorera ubwayo kandi ndanayishimiye. Ubwo hari impamvu rero nta bintu by'Imana ari nzi. Ntabwo nari nzi gusenga, ntabwo nari nzi ibyo kuba ngo nabwiriza, ntabwo nari nzi ngo navuga iki ku by'Imana. Ariko hari icyo navuga, ndafite ijambo mfite ahantu ibyo maze kumenya. Imana igiye gusa isangira nyigisha no gusoma de kuri amashuri nize no gusoma. Ntabwo nari mbizi neza ko nize amashuri abanza ageze muri 3 cyangwa 4, nize mu wa 4. Urumva rero nta mashuri ntaki, ariko ndumva nzi gusoma ijambo ry'Imana, ndumva naribwiriza, mvuga ntafite ubwoba, nashize amanga. Rero nibitangaza by'Imana nzi ko ari Imana yabikoze kandi izabikora neza kurushaho. Uzi ukuntu mbona nejejwe, ndetse wenda n'abakurikiye iki kiganiro ndakeka nabo ni ibintu babona bibereye ijisho. Mbona mwese nejejwe no kuba mufite amabibiriya. Nawe uravuze uti nezezwa no gusoma ijambo. Kuro ndashaka udusomere ijambo. Ntabwo ngiye kukubwira ngo ni ijambo riri kukubaka muri ino minsi, ariko ndashaka ugira umurongo wa Bibiliya udusomera, ndetse use n'unawutubwirizaho akanya gato kugira ngo abantu bumve ko ijambo ubu ngo bari muri wowe. Nakoze cyane. Turebe muri Bibiliya zacu, turebe mu migani. Amagambo y'Imana ni menshi aryoha, ariko twahayana no mu migani n'ahantu heza harimo amagambo afasha umuntu. Turebe mu migani 22 ku murongo wa 6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Niyo twagarukira ngaha nabyo birumvikana. Urumva ko umenyereye umwana umweretse inzira anyuramo, ntabwo y'Imana cyangwa se yo kumenya Imana yarinda asaza atazayivamo. Ntabwo ajya mu biyobyabwenge, ntihajya mu busambanyi, ntihajya mu buryo bya rodobari n'abagambo cyangwa se mu businzi, kuko wamweretse inzira nziza akiri mutoya. Bimutoze umwereke inzira agomba kunyuramo, azarinda asaza akinyuramo. Umva ijambo ryiza, ni ibintu birimo n'inyigisho ku babyeyi. Umva umwana ukamutoza agasaza ari mu Mana. Rero uzari abantu bashaje bari mu Mana, bari byiza. Njye mbifurije adukurikiye, njye nifiza umudamu wanjye nawe ndikwifuza. Muri make uravuze wenda reka tuvuge ko tugarutse inyuma gato, twari tuvuze ko wenda mwebwe mutakoreye cyane mu makorali. Mama Jamila yabigarutse ati njye nakoze ndi imfubyi, uburyo nari mbayeho, imirimo nakoraga ntago yanyemereraga byonyine kujya no mu nsengero. Nawe wavuze uti hari mu gicuku. Muri make ushatse kuvuga ko wenda reka duse nk'abagaruka kuri wowe, nuvuga ngo kuba utarakuze utozwa izo nzira ni zimwe mu ngaruka. Wenda birashoboka ko ngira nabyo kuba natojwe mvikira mu muryango, wenda bazi Imana cyangwa basoma Bibiliya bakantuza izo nzira nyine nk'izi twabonye, ukamenyeza nkiri mutoya inzira nkwiriye kunyuramo. Nari kuba ntagomba nanyuze mu nzira, ariko navuga kuko iyo uba mu muryango ukishijwe nanone birafasha.
ibyo ukuri birafasha. Umwana uvuga kwa pasiteri se, umwana uvuga mu bantu basenga, urumva nabyo birafasha. Nanjye iyo ngira amahirwe nkagira abantu nkavukana no mu muryango nawo ukijijwe, byanga byakunda ibyo ari kumfasha. Sinaragiye mu byo bigare by'abagenzi banjye, ibyo bigare by'abanywa-tabi, by'abanywa urumogi, by'abanywa nzoga, by'abasinzi byinshi cyane nagiye nyura kuko n'ibigare nagiye ngenderamo. Ariko iyo ngira bakamyeza inzira twabusomye aha ngaha, inzira nyine nziza ngomba byagenze kuri abone ko niko mbitekereza ariko mbyumva ngewe. Naryo ijambo naryo ni ryiza, hari n'ahandi naho mbese ijambo aho Bibiliya ibintu byinshi cyane byiza biryoshye, nabashishikariza ntacyo turaza kugaruka kuri iryo jambo rindi ushaka kudusomera nabewe. Biraryoshye, harimo n'ibiritunga ubugingo, harimo ibiribwa rwose bikunezeza. Iyo wihebye hari usoma ukumva uranezerewe, iyo ushonje hari usoma ukumva uranezerewe, iyo ufite ibibazo hari usoma ukumva biraryoshye. Mbese ugiye wimenyera gusoma Bibiliya wowe ubwawe ntabwo bihaga, uko ugenda usoma ugenda ari bishya, ntabwo bimenyera, nta nubwo wifata mu mutwe Bibiliya ngo bimenye. Oya, ugenda usoma ugera kumva biraryoshye, wagenda kumva ni byiza, gutyo. Rero nashikazana bakunda gusoma Bibiliya, bajye basoma, bige, bumve icyo Umwuka abwira amatorero nabo ubwabo, biza kurushaho. Mama Jamila, tukiri kuri ririya jambo, uriya murongo wo mu migani, Claude ni mu migani muri uriya murongo wo mu migani Claude asomye wo kumenyereza umwana inzira nziza, byumvikana ko ababyeyi bagira uruhare runini, urumva, mu kuba batoza abana babo, mbese mu kuba abana babagendera. Mama Jamila, nangwa mwunganiye gatoya aravuga nta kibazo, nibyo rwose, kuko umubyeyi agomba kunganira umwana, akamwereka inzira, akaba inshuti ya hafi. Kuko iyo mubaye inshuti ya hafi akwisanzuraho, akaba yakubwira n'utundi nawe ukabasha kumugiraho n'inama. Nyine wamweretse inzira akakwisanzura, ukaba inshuti ya hafi. Mbese umubyeyi n'umwana bakaba inshuti ya hafi. Kuko numaze kubibona ni byiza cyane, kuko umwana yakwisanzura bakwisha gusa papa bite amakuru meza, mukaganira mugaseka, tugiye gusenga, mbese gutyo. Rero ni byiza, aribigana umujyana n'umwaka yakwisanzura akakubwira ese gutyo na gutya, ibi n'ibi, mukaba inshuti ya hafi cyane, ahita abwana bo bagendana, mbese akwirekuraho. Kaya kwati nabonye ikigundi byagenze cya mungu mugenzi wange twagiye kwishurira nkora ibi ngibi, ese bimeze bite, akaba yatinyuka kuko muri inshuti. Rero tubishutiza ababyeyi n'abana, ni byiza kurushaho, birafasha nabyo. Mama Jamila, nyine tukiri kuri uwo murongo, ubutumwa ku muryango by'umwihariko ku babyeyi. Kuri murakoze cyane. Ababyeyi twebwe tuberaho kugira ngo dutoze abana bacu imirimo myiza. N'ubundi bajya bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Burya ngo bavuga umwana apfa mu iterura, nuko bibyanga iyo ukimurera, iyo umureze akiri mutoya arinda akura akiri mu ngeso nziza bitewe n'uburyo wamufashe. Nukuri ababyeyi munkurikiye, nitwe tubyara, nitwe twumva uburibwe bw'abana cyane, ariko tugomba gutoza abana bacu ingeso nziza bakiri batoya. Mwa babyeyi mwe rwose tujya tugerageze abana bagira inama. Umwana nubona ari inzira mbi ashaka kunyuramo, umugarure se, nicyo ababyeyi baberaho, kuko nta wundi muntu uzamutoza umuco mwiza atawukuye kuri mama we cyangwa papa we. Twebwe tuzajye tuba hafi y'abana bacu, tubatoze inzira nziza. Nimba uri umukristo umutoze gusenga, ni ukuri kandi bizadufasha, kuko nabonye wa mugani umwana apfa mu iterura. Ubu ni ukuvuga ngo n'abana bacu twebwe natwe nkubwira dufite abana batoya, ariko iyo bareba nk'ibi byose dukora, bakareba ukuntu dusenga, bakareba, ari no ku munsi w'umubatizo arambwiye ati mama ndashaka kuza kureba uburyo wabatijwe nanjye nzabatizwe. N'ubu bari kubiririra kandi bakiri bato, ati tubatize natwe. Mu by'ukuri nabo babonye ubwiza bwo kubatizwa, ni ukuvuga ngo bari kutureberaho ibintu turi gukora bakabona ni byiza, noneho nabo bagashaka kwita babikora bakiri abana. Ni ukuvuga ngo ngewe ubwanjye ninjye ngomba kubaca intege cyangwa se nkabaha kuraje. Rero ngewe ikintu nabwira ababyeyi, mujye muha kuraje, ikintu abana bagusabye cyiza ubona ari cyiza gikore, kuko nta wundi muntu ushobora kuzakimukorera mu by'ukuri. Abana bacu bari kutureberaho inzira nziza turi kugenda tunyuramo, nazo nizo bagozanyuramo, byanga bikunde. Ababyeyi bo baranabizi rwose ko umwana iyo byanze barajya bavuga ngo umwana ngo hari igihe akunanira, ariko nabonye umwana ananirana ntago ananirana iyo wamwitayeho, byanga bikunde. Murakoze rero,
ndumva nta kintu navuga ku bintu byerekeranye n'umwana. Ababyeyi bari kunyumva bo barabizi cyane. Mama Jamil, wenda sinzi ashobora ko ari nk'indirimbo iri kugufasha muri ino minsi, yaba ikorasi, yaba indirimbo yo mu gitabo, nyine kuva wava muri ariya mazi kabisa, cyangwa se umuntu ayiririmbane, cyangwa akaririmbo mujya muririmba wenda mugiye kuryama, mugiye gusenga, cyangwa se muririmba mu gitondo. Ndashaka murimbana akaririmbo kaza kudufasha, kaza no gufasha abakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Claude, twagiye. muri minsi akarimbo nanjye kari kumfasha kaza korasi kavuga ngo ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahiye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahiye. Oh, agahinda nazanye ntabwo ariko natahiye, ntabwo ariko natahiye. Imibabaro nazanye ntabwo ariyo natahiye. Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahiye. Ni nziza cyane indirimbo rero, amarira naganye kwa Yesu ntabwo natahanye hanyuma Claude, iyo ndirimbo uturirimbiye ni indirimbo nziza. Hanyuma iyo ndirimbo yaba ivuze iki, cyesobanuye kuri wowe? Urakoze cyane. Iyo ndirimbo ko mbyumva nyine ku birenge bya Yesu cyangwa ku birenge by'Imana no natabariwe, n'ahandi no gutabarirwa. Hari imiryango ikomeye, haba inshuti, haba abavandimwe, ntawari kuntabara ko nyifite amahoro mu mutima. Numva nanezerewe rero ku birenge by'Ye no natabariwe. Numva bibone ku birenge byawe, ndi kubona nabonye umunezero. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahiye. Numva nazinye amarira, nzana ndi umunyabyaha, ndi dobari, ndi umunyamagambo, ndi umusambanyi, ndi umunyabyaha, ndi umutinganyi, mbese amarira naje ndira ntabwo ariyo natahanye, ahubwo natahanye ibyishimo kwa Yesu. Nakuye inshuti, makura abavandimwe, mfite abantu bankunda, mfite abantu nkunda, mfite urusengero ahantu mbarizwa, mbese nakuye umunezero, ntabwo natahanye amarira. Rero hari byinshi nakuye kwa Yesu. Numva ko amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ibintu byishimo, umunezero, kunguka inshuti, kunguka abavandimwe, abantu bakugira inama, abantu bakuba hafi. Ni ukuri ku birenge by'ino natabawe wongeye rero, bitewe n'uko n'abantu bankurikiye cyangwa se abantu banzi, njye natabawe kandi nzi ko nzahora ntabarwa. Ikindi nzi ko ubuzima byanga byo buzarangira. Ubundi kureba rero ejo hazaza, se niba navuye muri iyi si nzaba ndiye, bizagenda gute? Hari isezerano dufite abantu bakijijwe, tugendana ibanga. Harimo ibanga riryoshye, abantu barabizi. Hari ibanga tugenda abantu batazi, kuko dufite ibyiringiro n'umunezero ko tuzabona nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nifuza ko twese abadukurikiye cyangwa se abantu bari muri iyi si batekereza bakibaza ngo ejo nyuma y'ubuzima nzaba ntakiriho nzajya hehe, bizagenda biti? Ese niba hari ahandi tuzajya kuba, ese nzabayo cyangwa se nzabayo? Kuko n'urupfu ruzakurwaho. Haleluya. Urupfu ruzakurwaho, byose ngo bishyire mu nyanja y'amazuko. Mu ijuru hazabaho kuramya no guhimbaza. Tuzibera mu munezero, nta nzangano zizahaba, nta kuvushywa n'iminsi amafaranga ntazaba hari, mbese aho hantu nanjye mfite amatsiko kuzahaba. Manu bafite ibyishimo, mbwira Imana nti Mana ni ukuri uzamfashe, bazabaye nanjye aho sinzacikwe, nanjye nzabaho ngaho. Rero ni ibintu binezeza umutima, ibintu ntabwo mwabyumva. Mwagira ngo nukubeshya koko cyangwa se n'iki, ariko ngewe nkanjye ubwanjye ni ngewe ubizi. Nge mbihaga n'igiuzi, ni ngenzi aho nabaga, ni ngenzi naho ndi ubu ngubu, nta wundi ushaka kubimenya ko ni ibyanjye. Rero ni ibyishimo gusa. Bakurikiye Cyiza Claude TV ndetse na Tuzubake TV, mwamwumvise Claude aragira ati abantu dukwiriye kubaho ariko tumenya ko ahangaha mu isi atari iwacu. Tugomba kubaho tumenya ko ubuzima bwacu butagomba kuzarangirira hano. Mama Jamil, mu by'ukuri kuba muri Yesu, kwakira agakiza kuri wowe bimeze bite? Harimo ubuhe buryohe? Mu by'ukuri harimo uburyohe buhambaye. Njye ntabwo nababwira ngo ngewe ubwanjye ndumva abantu bataramenya Imana mbabwije ukuri ko mwacikanywe. Ni ukuri mufite ibintu byinshi muhishwe.
nanjye nukuri ntago najyaga ndeba abantu basenga nkavuga nteko se Mana koko uriya muntu kafite ubwiza kakeye nta kazagira ko yambara nta kazagira bimeze bite akambwira ati nyamara njye nakunze no kugendana n'abantu basenga cyane n'abantu baba muri korali cyane y'abanyamasengesho bakambwira ati rega mama Jamila nta muntu uba mu Mana ukorwa n'isoni nta muntu uba mu Mana yambara ubusa nta muntu uba mu Mana wicwa n'inzara ati muri Yesu haba byose ati beretse uzabureba ati wowe uzakira agakiza gusa ubundi ibintu byose bizikora no nkajya mvuga nteko Mana koko kuko nanjye nzasakuriye nzamenya ibanga ryo gukizwa ariko kukizwa habamo ibanga rikomeye habamo uburyohe habamo umunyenga nukuri nanjye ubwanjye nsigaye nicara nkavuga nteko Mana ubu ni mama Jamila cyangwa wundi uzarebe abantu bagumye kunkurikirana nkiva Gisagara ukuntu nari imeze ntabwo ubungubu nsa nka cyagiye ubungubu uri umumama ushima Imana harimo itandukaniro rinini ubundi umumama ushima Imana yego nabura narasengaga ariko burya gusenga utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza haba harimo itandukaniro cyane nukuri nababwira ngo abantu batari muri Yesu nimugire muze muri Yesu habamo isukari habamo umunyenga umva nta matike hasaba nukuri nimuze dukorera Imana nimuze dukorera agakiza kuko mu isi turi nk'abagenzi nukuri tuzi iminsi tumaze ariko iyo dushigaje ntabwo tuyizi mu by'ukuri ni dutakorera Imana mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima nitutaririmbira Yesu mu gihe tukiri ku isi ntago iyo umuntu yapfuye aririmba ntago iyo umuntu aryamyemo hariya mu gitaka nta kintu na kimwe abakora na Bibiliya ntabayisoma nukuvuga ngo rero muze dukorera Imana inzira zikigendwa ngewe nabonye inyungu zo gukorera Imana nabonye inyungu zo kujya muri Yesu nukuri pe nubwo ndabivuga gutya ariko nubwo nta kazi mfite nta mafaranga menshi mfite ariko byonyine kuba ndi mu Mana byonyine nicyo cyizere cyonyine ndakiye ntabwo nzakorera Imana ngo mburare sinzakorera Imana ngo nambare ubusa ntabwo nzakorwa n'isoni mu gihe nkiri muri Yesu nukuvuga rero ngo umuntu utarajya muri Yesu nukuri naze nta tike bisaba ni umunyenga gusa harimo agakiza katoroshye buriya nubwo muba muvuga nawe nubwo buri muvuga muri jyewe ninjye mbyiyumvamo cyane sinabibwira umuntu ngo azabyumve ubwo twahura ngo tuganire uzabyumve njyewe ubwanjye ninjye numva muri jyewe hari ikintu cyahindutsemo byarahindutse rero ubu ndi mama Jamila mushyashya ndi mama Jamila mushyashya nukuri gukorera Imana ntako bisa urabona se ntakeye nese navuye ku Gisagara ameze gutya oya ngira ngo nabari uko biri kose wenda reka tunagaruke no kuri Claude abantu bazi Claude mbere bagitangira gukora ibiganiro sinzi niba barakuriye iki kiganiro ngo barebe ukuntu ejo bundi yari ameze mu isuti mwikote Claude yarakeye none ari kuvuga ngo agiye kujya abwiriza ndi kumureba mu isuti ari imbere y'itorera abwiriza nkabona Claude azaba ari umuvugabutumwa utangaje n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro kubera imirimo y'Imana iri kugenda ikora Claude dusa nk'abagana ku musozo kugira ngo mbarekure mujye no mu zindi gahunda zanyu nagira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu bagiye bababa hafi muri uru rugendo rwose mwatangiye kugeza mwabatizwa ndetse n'abagikomeje kubashyigikira baba abantu baba mu mahanga aba diaspora baba bari mu Rwanda ndagira ngo ugire ubutumwa bwo mwihariko bagenera abo bantu rero ntacyo navuga gusa mbifuriza gusa kuzahorere mu ijuru tumenyane ntibazahabure kuko ni ingenzi kuri ngewe bambaye hafi nibo batumye nabo bampa kuraje niyo ukoze ikintu uvuga ngo ni cyiza akagufasha bigutera kuhaje nta gusubira inyuma kuko abakubereye inshuti ndabashuhuje rero ndabakunda mwarakoze n'ukuri Imana mu ijuru Imana amahoro izabaho umugisha mwabanye natwe twagiraga imyenda yo kwambara numva iyo ngiyo kwa style ntago nakazi kabagayo ndetse twatangire kuri zero ariko kubera mwebwe aro mwadukuye mwatugeze ntago ndabura no kwishyura inzu kuko bamba hafi harugiye ati Claude mukozi w'Imana nkoyeje isukari y'abana Claude mukozi w'Imana akirugura umwenda w'abana wishyura ishuri ry'abana kandi bikagenda neza akabikora ntamuzi akabikora atanzi kuko ari y'Imana nyitwa igira inzira nyinshi kamuga ati kora iki kuko abantu basenga bafite mwuka wera arabayobora ati kora iki ngiki kuko Imana ntago kujya kuririmba kuko Imana ntago kujya gusenga cyangwa gutanga ubuhamya nifashije umukire cyangwa umuntu ukeneye gufashwa nawe bukoreye Imana
abantu rero batubaye hafi ni ukuri Imana mwije izajya ibaha umugisha. Ni benshi sinavuga amazina yabo mbarangije, baba badusengera ubutitsa no kuba turiho n'amasengesho yabo, batuba hafi mu masengesho mu buryo bufatika. Barakoze Kubatizwa bakitanga ati abana b'Imana bazagaragare neza. Ni ukuri ntacyo nabavugaho, sinavuga amazina yanyu kuko amazina yanyu Imana irayazi, sijye mwakoreye, ni Imana mwakoreye. Icyo mbifuriza, Imana izabahembe, izabaho umugisha, kandi mujye mukomeza mufashe ko ni byiza abo mufasha. Kabe nibwo wamugati Imana iguha umugisha, ukamusenya mu igihumbi, hari icyo ubukoze wadafite kandi Imana iguha umugisha. Uko wowe ufite ukomeze, yaba ari njye cyangwa ku bandi, Imana izajya ibaha umugisha. Rero mwarakoze. Navuga byinshi kuri abo bantu kuko ni inshuti zanjye, mwe mfite kuri WhatsApp yanjye tuganira mu masengesho, mu byo kumpa inama, kutwunganira. Ni inshuti nziza, Imana irakoze ko yampindura inshuti. Yampaye inshuti nziza. Ibi aba diaspora bavuze barahari, baba Barundi, Abanyarwanda, aba hanze, aba bari mu Rwanda. Ni ukuri tunaboneraho gushimira abo bantu bari hanze. Uzi abantu batakubona, abantu batarakubona, batakuzi ariko bagushyigikira. Ni ukuri ko Imana mwaba diaspora mwe, Imana ibaha umugisha. Namwe muri mu Rwanda, Imana ibaha umugisha. Abantu mukomeje gushyigikira iyi miryango, muri gushyigikira n'aba bantu bavuye mu ngeso mbi bakayoboka inzira z'Imana. Ni ukuri ko Imana ibaha umugisha. Nanjye simbazi ariko Imana ibaha umugisha. Barahari rwose batuba hafi, ariko Imana mu ijuru ijyaho umugisha. Uko nyine tuba tugusera umugisha uzawubone. Rero ntago sitwe mukorera, kuko imirimo y'abera izibukwa. Turi mu isi tugomba gukora. Nanjye mfite abo nzafasha, abana banjye mfite abo bazafasha. Mbese ni ugufashanya mu gihe tugihumeka, twakwiye gufashanya. Kuko n'ijambo ry'Imana bivuga ngo abishyize hamwe n'Imana irabasanga. Iyo twishyize hamwe tugafashanya, Imana iradusanga. Gufasha umuntu si ikintu kinini cyane, gufasha ikintu niyo gato cyane hari umuntu burya kavuye ku mutima. Ni ukuri haba wigomye kugura isukari ibiro 10 wabo ukagura 5, nanjye bakamira 5. Abo babigumye ikintu gikomeye cyane. Imana ijya ibaha umugisha kandi ijya basubizaho bakuye. Imana ijya ibaha umugisha kandi Imana ikomeze ibigenze neza. Mbibutsa ko ndetse muri gupanga ku bana byemewe n'amategeko. Yego yako sinone ahangaha biracyari mu nzira ndende. ubwo twagira ngo kumwe tuzabana mu rwego mu rusengero sakora mariage, ariko ntago ari ahangaha gusa tuzatubamenyesha uko umwuka azagenda atuyobora niko bizagenda. Ntabwo twiyobora ubundi umwuka bya n'udusanga ati mukora iki ngiki biragenda gutya bikagenda neza. Ubwo ibyo nari mbivuze kugira ngo aba bantu, iyi miryango iri kubitaho bakomeze babashyigikire kuko muracyafite urugendo. Bizagenda neza, ntago ngiye mfite ubwoba, ntago mpangayitse kuko ikintu yes ufite Imana ufite byose, kuko nta muntu navuze ko nta muntu wakoreye Imana ngo yikorera amaboko cyangwa se ngo byarago rusabirize. Ntago byashoboka, ntago byakunda. Nzi ko byanga byakunda niyo utanafasha cyangwa se bitagenda gute, Imana yategeka nibuye cyangwa ibuye gahinduka zahabu mu rugo iwange cyangwa mu muhanda. Ntabwo ngishidikanya ko nzabaho nabi namenye Imana, kuko Imana ndindi hari ahantu ntarapfuye kandi kuvuga Imana ntari inyizi kandi ngenda mvuga ibitangaza by'Imana. Hari impamvu yabyo. Hari benshi batabishobora, hari benshi bapfe twakoranye ibibi, ngewe ndi muzima ndashima Imana. Rero hari impamvu ubwo nta kiba kidafite impamvu. Ahubwo mwebwe muzamubireba imbaraga z'Imana muzamubyibonera kuko dufite ibanga, hari Imana dusezeranyije. Mama Jami, dusoza nawe mu magambo make ubutumwa ugenera abantu bashyigikiye umuryango wanyu. Mu by'ukuri wa mugani twagize inshuti nshyashya, inshuti zarahindutse, inshuti twari dufite ntabwo arizo dufite ubu. Urumva iyo umuntu ari mu byaha agira abanyabyaha bagenzi be, iyo umuntu ari muri Yesu agira abo muri Yesu bagenzi be. Ni ukuri Imana, ndashima Imana ko yaduhinduriye inshuti, kaduha inshuti nziza, kaduha inshuti z'umumaro. Ngewe ndashimira ababyeyi bambaye abamvugisha ntarababona, hari n'abamvugisha nabo bambona gutya, ariko no kuri ndabashimiye pe. Nshimiye ababyeyi bari hanze bampamagara bampumuriza, bambwira ubutumwa bwiza, bamba hafi mu bitekerezo. Ni ukuri iyo ngiye gusubira inyuma bakambyutsa, umva Mana yanjye ndabashimiye ko nta kindi kintu nabavugaho kihambaye. Gusa Imana ijya ibaha umugisha, baranshyigikiye rwose ku muryango wanjye, bamba hafi mu myambarire,
bamba hafi mu byerekeranye no kurya, ntabwo nigeraga mburara, babaga barindi hafi, ntabwo nigeze nambara ubusa, nta nubwo baransohora mu nzu, ni ukuri mwambaye hafi. Mu by'ukuri kuva nagera i Kigali nta kazi ndabona, nakozeho igihe gito mpita mpomba, abantu barabizi ko byagiye bigenda, ariko twari dufite inshuti zituba hafi umunota ku munota, bamenyaga ibibazo byacu tutanabibabwiye, twajya kugera mu kibazo tukumva baraduhamagaye baraturemeye, akira se amafaranga yo kwishyura inzu, akira se ugura agafuka k'umuceri k'abana, bagiye bamba hafi nanjye mu buryo ntazi kandi ntanabazi. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, ubwitange bwanyu mwakomeje kugira, kandi ntimuzacike intege. Ni ukuri iyo utanze Imana igukubira inshuro 7, kandi iyo uhaye umuntu ni ukuri burya ntabwo ari igihe uba ukoreye. By'ukuri Imana igitabo cyawe cyo mu ijuru hari ikintu Imana ihita ivivuraho. Imirimo myiza n'izatugeza mu ijuru rero ni nayo tuzabazwa, ntabwo tuzabazwaga agakiza, nta nubwo nzabazwa ko nagiye mu mazi menshi, nzabazwa imirimo nakoreye muri ino si, mbazwa imbuto nereye abandi. Ni ukuri mwarakoze, sinabona uburyo mbashimira. Igihe ubwanjye kereka ari nabo njya nifuza ko baza mu rugo ngo tubonane amaso ku maso, nkumva kumpa n'ibihagije, nkavuga nti Imana nk'uyu muntu wamunyereka, tugahoberana, tukabyina, tugasenga Imana tukabyina. Ni ukuri hari abo njya nifuza ko twabonana, ariko buriya ngo abadapfuye barabonana, hari abantu tuzabonana buriya. Ni ukuri Imana iduhane umugisha, mwarakoze, kandi na n'ubu ngubu turacyari kumwe, murabona ko ahubwo ari bwo igihe kirageze noneho ngo twegerane, noneho tujye dusenga tuvuga Imana yadukuye muri biriya bintu, Imana yarahabaye. Ni ukuri ndabashimiye, ni ukuri n'umuryango wanyu, kandi ni ukuri nanjye mwagumye kumba hafi, Imana ibaha umugisha. Hanyuma turanasoje, bakunzi ba Cyiza Claude TV ndetse na Tuzubake TV, ahangaha niho dusoreje ikiganiro cyacu. Gusa mbibutsa gukora subscribe ku batarayikora, ugakora share, no gusangiza abandi ibiganiro byacu tuba dukora, kwa ko haba harimo inyigisho zitandukanye zishobora gufasha n'abandi. Gukora comment ni ukumenya icyo dushobora kongera mu biganiro byacu by'ubutaha, cyose icyo twahindura, ndetse no guha courage bano bavandimwe. Hanyuma ushobora no gukanda ahantu hari akazogera, uko kuba ari ukugira ngo mu gihe dushyizeho ibiganiro ujye uhita ubibona. Njyewe nitwaga Pierre Romeo, imfura yabo, ariko ntago twasoza ikiganiro gutya. Ndagira ngo dusoreshe isengesho. Claude, mugiye gusengera inshuti n'abavandimwe, musengere n'igihugu cyacu, ndetse namwe ubwanyu musengere urugo rwanyu gukomeza gutera imbere mu by'umwuka ndetse no gutera imbere mu bukungu. Erega byose birajyana. Claude, ninde ugiye gusenga? Mutware w'urugo ni ngewe. Kuba Imana dusenge. Turagushimira Data mwiza wo mu ijuru, tugushimye ineza yawe, tugushimye urukundo rwawe, wabanye natwe dutangira, none Mwami Imana dushoje twabanye nawe. Ni ukuri turagushimye, tugushimye ko waduha agakiza kawe ku buntu, tugushimye ko wamenye amaraso ku musaraba kugira ngo umuntu wese ukwizera atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Warakoze Databuja rero, ni ukuri Nyiringabo, Nyiricyubahiro, Mwami w'abami, dusengeye ababyeyi, dusengeye abamama, abapapa, urubyiruko, ni ukuri kugira ngo basange bagire neza, abadafite agakiza ukabashye, abiri mu bibazo ubikemure. Ni wowe wenyine wo kwisunga, ni wowe wenyine ushoboye. Data mwiza rero, ni ukuri komeze ugane natwe, haba njyewe, haba abandi bari bose bakijwe n'abateganya gukizwa, ubane nabo kandi ubaha imbaraga, kuko gukurikira ntabwo byoroshye. Tumarure Mwuka Wera akomeze abane natwe, atuyobore muri byose, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Mwuka Wera abane natwe, bana natwe, tugire neza, uzigaragaze nk'Imana, kandi buri muntu wese agukurikiye Mwami Imana ntazakorwe n'isoni, uzabikora yubahisha kuko ari wowe. Tuvuge izina ryawe ahubwo rihabwe icyubahiro. Tuba mikoro ubundi wivugire, kuko niwe waduhamagaye, twihamagaye, niwe wabivuze ko tuzagukorera. Bana natwe rero, ni ukuri Data mwiza, dusengeye igihugu, dusengeye abanyarwanda, dusengeye isi muri rusange. Ubane natwe muri ibihe bikomeye, ibihe turimo ntabwo byoroshye. Mwuka we natuyobore, ukize indwara, ukize ibyorezo, ukize buri kintu cyose. Turagushimye ku byose ubikoze, tugushimye kuri Imana yumva kandi isubiza. Ni ukuri twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, yitanze ku musaraba. Amen. Claude na Claudina, Imana ibaha umugisha kuba
mwitabiriye ubutumire bwacu, ndetse namwe abadukurikirana, Imana ibaha agakiza, Imana ibaha amafaranga, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha urubyaro, Imana ibaha uburame, ibahe nuko tuzahurira mu ijuru turirimba indirimbo zo kuyihimbaza. Ibiganiro byacu nta kurya nta kunywa ngo nugusenga no kuramya gusa, atungwa n'umunezero gusa, kuramya no guhimbaza. nta by'urupfu, nta gupfusha, nta marira, nta kujya gupagasa, nta kujya mu bindi bihugu cyangwa dushakisha ubuzima, oya, ni ukuramya no guhimbaza. Bakoze bari byiza. ibiganiro byacu nakagaruka, turabashimiye nk'uko twakomeje kubabwira. Imana ibaha umugisha.